Imana yaturemye mu buryo bw'igitangaza, ni nayo mpamvu nureba ibice bigize umubiri wawe wose uzasanga bikora mu buryo bw'igitangaza nyine. Watekereza ku mikorere y'ubwonko, amaso, amaboko, amatwi n'ibindi. Uyu munsi rero nagira ngo tugire icyo tuganira ku mutima w'umuntu. Ese ukora ute? Ukora iki? Ese uburyo buri normal umutima ukoramo ni ubuhe? N'ibindi bitandukanye umuntu ashobora kwibaza kuri icyo gice cy'ingingo kigize umubiri w'umuntu, gikomeye ku buzima bwa buri munsi kandi gifite akamaro gatangaje. Umutima ufite akazi gakomeye ko kuyungurura amaraso, ameza ukayatwara mu mubiri ngo afashe umuntu, amabi ukayakura mu mubiri ngo uyatunganye, kuyasukure. Nibwo mujya mwumva imijyana, imigarura, uturandaryi, n'indi misi itandukanye idufasha muri icyo gikorwa. Ariko se gutera k'umutima bigenda bite? Bikwiye kugendera kuwuhe muvuduko? Abahanga bavuga yuko umutima utera bitewe n'ikigero abantu bagezemo. Ibi bikorwa harebwa inshuro utera mu munota. Nibwo babara uko umutima ukora n'inshuro ukora, ndetse bakareba niba uri muri normal cyangwa se utari muri normal. Ushobora kuba utera gahoro cyangwa se utera cyane birenze ibikenewe. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yarwaye umutima agize iki, ubwo nabyo bafite ukuntu babipima. Gusa abantu bakuru ntibahuza umuvuduko wo gutera k'umutima ndetse n'abana. Ibi ngibi bikaba biterwa n'ubunini umuntu afite, umubyibuho imyaka. Niba umuntu afite umutima utera bitewe akenshi n'ingano yawe, kandi buriya iyo uruhutse cyangwa se uri gukora siporo, umutima utera mu buryo butandukanye. Iyo urimo wiruka cyane urumva yuko umutima wongera speed. Iyo uryamye cyangwa se urimo uruhuka urumva ko umutima ugabanya iki? Ugabanya speed. Hanyuma ibyo bikaba byo twita resting time, heart resting time. Abahanga rero bakaba bavuga yuko umutima buriya ku bantu bitewe n'imyaka uba uteye mu buryo butandukanye. Nk'abantu bafite hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5, umutima wabo uba utera inshuro 80 kugeza ku inshuro 30 BPM. Iyi BPM isobanura beats per minutes. Ni inshuro umutima utera mu munota. Akaba arizo bapimiraho nyine bareba niba umutima wawe utera mu buryo buri normal cyangwa se buri anormal. Ni ukuvuga ngo abantu bafite hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 5 utera inshuro 80 kugeza ku 130. Zose ziba ziri normal. Hagati y'imyaka 13 kugeza kuri 15 utera ku nshuro 70 kugeza ku nshuro 100 mu munota. Hanyuma hejuru y'imyaka 18 ugatera inshuro 60 kugera ku 100. Izi ngizi nizo ziri normal ku bantu bari hejuru y'iyo myaka. Akaba ari nizo bita normal resting BPM. Iyo umuntu aruhutse umutima uri gutera hagati y'inshuro 60 kugeza ku 100 mu munota, mu masegonda 60. Uko dusaza rero niko bigenda bigira gute? Bihinduka, ugasanga nyine BPM yacu iri kugenda ihinduka bitewe n'imbaraga turi gukoresha ndetse n'urwego turi kugeraho rw'ubuzima busanzwe. Ni gute rero umuntu yapima BPM, beat per minute, kureba inshuro umutima utera ukamenya niba uri normal? Hari abantu benshi badafite amahirwe yo kuba bahita bajya kwa muganga ngo babafate cyangwa se babibapimire, ariko inshuro umutima ushobora gutera ushobora kubyipimira wowe ubwawe. Wabigenza ute rero? Fata chronometre hanyuma ufate ku mutima wawe, utangire kubara chronometre ufashe ku mutima, ubare inshuro umutima utera mu masegonda 15. Numara kumenya inshuro umutima utera mu masegonda 15, izo nshuro uzikube 4. Urumva ko nayo masegonda 15 yakuba 4 birahita amasegonda 60 bihwane n'umunota. Izo nshuro rero reba ko zihuye na bya bipimo naguhaye hejuru bitewe n'imyaka ufite. Ubwo uraza kumenya niba ugenda gahoro uri munsi yabyo, urumva ko haba harimo ikibazo, ndetse niba wihuta uri hejuru yabo nabwo haba harimo ikibazo. Ushobora rero kujya kubaza muganga ukareba ikibazo kiri ku mutima wawe niba utera mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo nkubwiye. So umutima rero ni
kimwe mu gice by'ingenzi Imana yaduhaye ku buntu dukwiye nyine gushyigikira bitewe n'inama abaganga batugira ndetse n'ababisobanukiwemo n'impuguke kugira ngo tubungabunge icyo gice. Hanyuma tuzajya rero tuganira kuri byinshi, ntukabure kuduha ibitekerezo muri comment kugira ngo tuzazane ibintu by'ingirakamaro kurushaho. Urakoze.